murakoze. Haleluya. Imana ishimwe cyane, mfite umunezero mwinshi ko twaje gusenga kandi nuko Yesu akiri umwami mu buzima bwacu. Ndabakunda cyane. Agiye sengera hangaha kuva 2008 gutya. Ariko ku mwaka wagiye utaha nagiye numva ngo ari mu rugo buri muntu wese. Nuko tutahura ngo tuganire cyane cyangwa gusure cyangwa ako numva iyo duhuye n'umuntu muri James numva ari umuntu umuvandimwe wanjye. Imana ishimwe cyane kandi uko niko kuri. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu niwe gisubizo. Amen. Kandi muraza kwihanganira ko dusoma ibyanditswe byinshi nta kibazo. Sigaye muri iyi minsi sigaye numva gusoma ibyanditswe byinshi no gusoma numva nsoma igice cyose nkumva birandyoheye cyane. Kandi ko ijambo ry'Imana ritubwira rero numva amasaha turaza kuyubahiriza kandi Imana iraduha imbaraga. Reka dusome muri Yohana ibice 10:10 no duhera uwo n'umurongo umwe gusa ariko handi ho turagenda dusoma henshi ntabwo dusoma byinshi cyane ariko turagerageza. Yohana ibice 10:10 biza ko biri hariya nabyo ni byiza cyane. Yohana 10:10 yavuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Amen. Imana ishimwe cyane. Mama mimi bagumugisha. Rero iri jambo ry'Imana ritwereka ibintu byiza cyane ko hari umujura uhari kandi hari n'umurengezi uhari. Rero hari imbaraga ebyiri kabisa ariko hari zinesha izindi. Kuko izanyuma twabonye nuko zizana ubugingo kandi bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ubugingo rero nk'ubuzima. Ni nk'umunezero, ibintu byose byuzuye byose ibintu mwabasha gushaka byose ariko byinshi cyane. Ariko Yesu niwe wavuga aya magambo ayabwira abigishwa be aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi usibye kwiba, kwica no kurimbura, ariko jeweho naje kugira ngo zibone intama aribo twebwe ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ubona rero hari umwanzi kandi ibintu byose nka Samari, umurongo nka Samari rwose w'iyi Bibiliya ukureba uko bitangira ukureba uko birangira ukabona ibyo twaze turirimba ukabona ibyo twaze twiga kare rwose ibyo bintu byose ubona uyu murongo ari Samari ko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'umujura uzakiba akica kandi akarimbura. N'umujura udasanzwe kuko abajura baranyibye hariya bari basanzwe kuko baranyibye gusa ntibangishe kandi niyo banyisha ntago bari kundimbura. Ariko uyu mujura we araza kiba akica kandi akarimbura. Kandi umubona kera uko byatangiye. Buri Imana yaremye abantu neza, nta kibi yaremye. Yaremaga ibintu byose akaba ari byiza. Ariko ubona ukuntu byaje kuba nk'uyu munsi wakubaza ngo kuko ibintu byabaye bibi. Kuko umuntu agira agahinda. Kuko umuntu aba mu bukene ukabe gute ari gengenere ikintu akibura kubera ibyo bintu byo. Ariko Imana yabiremye byose ari byiza kandi ibiha umuntu ngo abitegeke. Imana ishimwe cyane. Imuha ubutware, imureba mu ishusho yayo. Imana ishimwe. Ariko umujura araza kandi ntabwo aza muri conventionnel. Genda umusirikare batabizi urugamba iyo ufite imbaraga uza muri conventionnel uza kurwana bigaragara kuko ubu ufite imbaraga. Ntabwo ujya wisha ubebera gutya ukazamutera akabuye ukagira gute ukamugubitaka oya uraza. Haleluya. Kuko uba ufite imbaraga. Umujura rero yazanye amayere menshi atera akabuye araza. Imana imaze kubirema byose, imaze kurema Adamu na Eva ibaremera ingobyi nziza irimo imigezi, irimo zahabu, irimo ibiti byose, irimo imbuto. Noneho uyu mujura araza mu ishusho y'inzoka y'uburiganya kandi inzoka cyari ikiremwa Adamu na Eva bategeka. Ni nabo bayise inzoka kuko abari abantu Imana yaremye nibo bitaga ibintu byose. Haleluya. Atari uyu nguyu inzoka twari tusanzwe tumenyeranye abatere none se rwose hari Imana yababwiye ngo ibi byose ntimuzabirye. Atoya atahubwo yaratubwiye ngo byose turabyemere gusibye kiri. Ako kanya barabashutse, wa mujura arabashutse barya urubuto Imana yababujije. Kandi Imana yari yababwiye ngo n'urya urubuto n'ugupfa uzapfa. Umujura abaraje abibye umunezero bari bafite ubusabane hagati yabo n'Imana araje arabishe neza rwose kandi rwose abashyira mu rupfu. Nubwo bari bazima gutya ariko bari barapfuye spiritually.
rero nyuma yaho ugenda ubona ibibazo byinshi, ukabona abantu bicanye, ukabona abantu basambanye, ukabona abana basuzuguye ababyeyi, ukabona ibintu by'ubukene biraje kandi bari bafite ibiryo, ukabona rwose hari umupfakazi, umugabo yari umuhanuzi, hanyuma umugabo we apfa rwose afite imyenda, ibaze noneho bigeze aho ngaho wa mupfakazi aririra umundi muhanuzi ukomeye Elisa, aramubwira ati rwose umugaragu wawe byagenze gutya na gutya, none abantu bagiye kuntwara ngo batware abana banjye bagiye kubakoresha, none abatera guse ufite iki? Ati mfite agapfutsima. Arabaza ukamvugira, ariko nyuma aramubaza ufite, ati mfite utuvuta, ati genda utira ibintu byose, noneho nuza uze usukiyemo. ngo arasukamo, ntabwo navuze ko inkuru kurikirana, ariko tuzayisoma uko bimeze. Asukamo ibintu byinshi cyane, byuzura amavuta, arayagurisha, abantu bagubwa neza. Haleluya. Urumva wa mujura yazanye ubuntu by'ubukene biri aho ngaho, ariko still haba hari izindi mbaraga. Imana ishime cyane, haba hari izindi mbaraga zije gukimura bya bintu. Umujura ntazana n'ikindi usibye kwiba, kwica no kurimbura. Yesu rero ubona n'ubundi nyuma yaho azari igisubizo mu bintu byose. Imana ishime cyane. Na Adamu na Eva bakora icyaha, ubwo babeberaga amaso y'Imana, Imana yaje ibabera igisubizo, irabambika. Imana ishime cyane. Yarakomeje ikaza ibabera ibisubizo, ikohereza abahanuzi, Imana ikababwira, ikatuma abahanuzi ngo bababwire uko Imana ishaka kubigenda. Imana ishime cyane, igenda ibabera igisubizo. Bibiliya yose ugenda ubona Yesu, Imana, ariko byose urabyumva Imana niwe Yesu. Haleluya. Tuza kubibona aho biza kugarukura neza, ari ibabera igisubizo. Nuriya mupfakazi Imana yamubereye igisubizo. Imana ishime cyane. Yesu abera igisubizo umurwayi wari umaze imyaka 38 ahetamye umugongo, amubera igisubizo. Yesu abera igisubizo umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso, rwose yaragiye mu bahanuzi benshi, n'ubutunzi bwe bwinshi yarabutaze mu bavuzi, ariko Yesu amubera igisubizo. Yesu bongenda ubona ababera abantu igisubizo, wapfuye amugira neza, abarira bahoza ahantu hose. Imana ishime cyane. Yesu niwe gisubizo cyacu. N'uyu munsi ibibazo tufite aha hose, Yesu niwe gisubizo. Imana ishime cyane. Yenda umuganga nta hari ibintu binanira kuvura rwose neza, kuko umuganga atanga imiti aravura, ariko Imana niyo ikiza. Imana ishime cyane. Hari abantu bagira agahinda, ari umwana waje arira afite agahinda, ariko rwose icyo gihe n'abatu byo byose nabishobora, ariko reka dusenge. Yesu arakubera igisubizo. Uyu munsi wa none abasha guha amahoro, akakugirira neza. Niyo mpamvu yavuze ngo jyeweho naje kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwinshi. Haleluya. Zibone ubugingo bwinshi, ntabwo ari agatonyanga, ahubwo ubugingo bwinshi. Yesu avuga ngo umuntu nagira inyota aze ahondi anywe, ngo unyizere imigezi izatemba iva mu nda ye. Imana ishime cyane. Ngo niko yabivuze rwose, yerekeje ku Mwuka Wera, uwo bamwizeraga wenda guhabwa. Imana ishime cyane. Amahoro atemba nk'uruzi, amahoro atari conditional ku bibazo, kuzika conditions zihari, kuri circumstances zihari, ku bintu bihari. Amahoro atimirwa n'uburwayi, n'ubupfubyi, n'ubupfakazi, n'intambara, n'inzara. Amahoro atimirwa nuko abantu bakwanze. Amahoro menshi atemba nk'uruzi. Yesu kuri iyi si ya Nyagasani niwe wenyine ubishoboye rwose. Wanyomoza rwose yaza akavumwa. Haleluya. Ibi twabivuga muri ahantu hose, twabibwira abantu bose. Twajya muri hari ku muhanda, muri isoko tukabyamamaza, twajya muri za gereza tukabivuga, twajya muri za orferina tukabivuga, twajya mu bantu bose batandukanye tukavuga ibingibi, kuko Yesu niwe gisubizo. Byaragaragaye aho ubona umuntu w'umutunzi, umukire, abuze uko abigenza, akavuga ngo aya mafaranga rwose ntacyo yamarira, kuko ikibazo mfite naragirageje hose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu ndamukunda cyane. Bene data rero aya magambo Yesu avuga ni ukuri. Yabivuze umurimbuzi nta kindi kimuzana usibye kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyeweho naje kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Rero bene data, ikibazo Yesu yaje gukemura ntabwo ari ikibazo kibiryo, ntabwo ari ikibazo ububazo n'ubuntu butoya. Yesu kubera ko areba kure, yararebye abona ikibazo nyamukuru. Haleluya. Ntiyaza guhera hagati, ntiyaza kugikemura ngo agihere hagati, ahubwo kubera ko yarakizi ashaka gukemura agihere mu mizi. Imana ishime cyane. Byose biba byarangiye. Hari ukuntu ukemura ikibazo cya nyina wabyo, nyina w'ibibazo.
haleluya. Oya, ntabwo ari akantu kamwe gutya kana narakana. Hari utwana twinshi tw'ibibazo twinshi nta nubwo waturangiza, turuzuye mu mitima y'abantu, turuzuye turatugose hirya no hino rwose, urumva twinshi, ariko hari nyina wabyo. Yesu yaraje aragikemura. Haleluya. Yesu ni umwami muzima. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome mu Efeso ibice 2. Twitonde rwose dusome neza muze kubireba. Numaze umwuka wera n'usobanura ibintu ntabwo nabishobora. Nubwo nakwiterera hejuru biti. Ntabwo byakumvikana, ariko umwuka wera ajya byemeza mu mitima yacu. Nangiri kubivuga rwose agenda mbisobanukirwa, agenda mumura amaso. Imana ishimwe cyane. Kadusome hariya Efeso ibice 2 umurongo wa mbere. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibya kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twaraho kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Paulo arabihishurirwa. Buriya umwuka wera ajya ahishura ibintu. Uzajya ugendana n'umwuka wera kugira ngo urebe uko ibintu bihagaze, utishuka. Kubera ko umuntu aragenda afite byose asa neza, nk'uko ngura yakusa neza. Noneho ukibaza ko ibintu byose ari sawa sawa, ariko umwuka wera ahishura ibintu uko biri. Paulo rero yarabihishuriwe, abwira Abefeso ati bakijijwe ariko bari bamaze kwizera Yesu Kristo. Araba mwebwe mwizeye Yesu Kristo, ubundi kera mwari mwarapfuye kandi cyatumye mupfa n'ibicumuro byanyu byo mwagenderagamo kera. Noneho Yesu arabazura kuko aduhindurana bazima, abahindura bazima, abahisha hirya hinge mu ijuru, abunga n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari imigenzo ya kame, hari imigenzo Abefeso bagenderagamo, bagendaga bayobowe n'ibyo imibiri yabo yifuza. Imibiri yabo ya kame yandi yapfuye. Ibaze kuyoborwa n'ibintu byapfuye. Imibiri yapfuye, kamera irimo yashizemo no mwanzi twavugaga, ikabayobora, none bakayikurikira. Kora iki ngiki akagikora, kora gutye, jyana hari, jyana kuraguza, jyana kwiba, jyana gusabara, jyana uyahudi, ibintu nk'ibyo. Anga nuriya dore urukuna kureba ibintu nk'ibyo. Noneho Paulo abangu ibyo byose rero Yesu yabirangije. Haleluya. None murazuka mu bazimu. Noneho kandi byakozwe n'ubuntu, ntabwo ari uko mwashizemo imbaraga zanyu, ahubwo ubuntu nibwo bwabakijije. Haleluya. Ntabwo byavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, ahubwo ubundi imirimo yari gukorwa ni iyihe, ko byose byarapfuye. Ari abantu, ari ikijuru, ari iki, ari isi, bya ibintu byarangirize, ibintu byabaye bibi cyane. Haleluya. Niyo mpamvu bizavaho hagasigara abantu bizeye Yesu Kristo bazima muri we. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ibintu byose bizarangira rwose, isi zavaho n'ijuru bizavaho, nta kintu na kimwe. Bibiliya ahantu muri Yobu ngo n'abamarayika ngo Imana ibabonaho amafuti, narabisomye ndumirwa ndatangara. Sibyo rero ibyo bintu se ninde wari kuza ngo niki kintu wari gukora ngo n'imirimo iyo tuyikoze ngo imeze nk'ubushwambagara. Ni ikihe kintu cyari gukorwa kugira ngo gikemure cya kintu cy'urupfu cyazanywe na wa mwanzi? Ntabwo byari gushobora. Ubuntu gusa nibwo bwagabaguza gukiza abantu. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo bagendera mu bugambi wayo, ngo kuko twebwe ngo turabo yaremye, iturumemeye imirimo myiza
ngo tuyigenderemo, ngo iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Imirimo myiza Imana iturema, yaturemeye imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Noneho haza umwanzi ashaka kuyituvanamo, ariko Imana ntawe urogoye umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane.